Kuri mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri Masaro TV. Uyu rero ni umwana mushyashya kuri mwebwe mutari musanzwe mumenyereye, aho twagenda dusura abantu bafite impano zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero twageze mu karere ka Rubavu. Mu karere ka Rubavu ni ahantu hitwa muri Brasserie mu murenge wa Nyamyumba. Twasanze umusore w'umuhanga cyane uzi gushushanya nk'uko abantu benshi bagiye badusaba ko twajya tubashyiraho abantu bafite impano zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero twamwazaniye ni umusore w'umushushanyi mwiza, umusore ufite impano, umusore ugaragaza ko afite icyerekezo mu gihe kiri imbere. Icyo nsiyo namwe araza kwashimisha kandi mwirebere. Rero nubundi tugiye gukomeza ku musore wacu kugira ngo namwe ubwanyu mwirebere impano idasanzwe afite, kubera ko ubona ko ari umusore ugenda ugaragaza ko afite igihe biri imbere, nubwo atari yatangira kuba yakinjiza amafaranga, ariko biragaragaza ko afite icyerekezo cy'igihe kiri imbere. Ko n'ubundi tuba tugenda tubibabwira, abanyarwanda benshi cyane baba bafite impano zigiye zitandukanye, ariko kuba bazigaragaza bigoye cyane mu gihe batari bahura n'amateleviziyo agiye atandukanye kugira ngo babakorere advertisement ku bandi bantu, aho ashobora kuba yahura na company zitandukanye akaba yazikora mu buryo bujyanye no kubakorera amadesign runaka, haba kubashushanyiriza amalogo, haba kubashushanyiriza ibintu byose cyane bigiye bitandukanye kugira ngo byiteze imbere kandi nabwo bimuteza imbere. Ni mu cyo gihe rero ubu ngubu twebwe twageze mu karere ka Rubavu. Ubu ngubu noneho ibintu bigiye kujya hanze, mwibonera umushushanyi mwiza cyane, umushushanyi ugaragaza ko afite igihe, umushushanyi werekana icyerekezo cy'ejo hazaza cyeza. Ni mwebwe rero muhawe ikaze nawe muze mwirebere ibihangano. Namwe muze mwihere ijisho umudizayina wacu. Abantu benshi cyane bari bafite amatsiko yo kumenya ati uwo mudizayina ninde, kubera ko hari abantu basanzwe n'ubundi bamuzi, gusa no kubatamuzi nicyo gihe kugira ngo mumenye, mutangire mujye mwegera abakorere amadizayina ya kampani zanyu kugira ngo mubashe kwiteza imbere kandi nawe ubwe mumuteza imbere mu gihe cyo kumenyekana. Ibishushanyo rwose murabona amataburo ye, ni amataburo ameze neza cyane, ibishushanyo byiza cyane kabisa, ibishushanyo ugaragaza ko afite ejo hazaza heza he. Ibi byose ni bimwe mu bikoresho akoresha akora ubushushanyi bwe. Ni bimwe muri mataburo agenda ashushanya, taburo nziza igaragaza uburyo ikirere kiba kimeze iyo izuba ririmo kurenga. N'ubundi rero ni mu gihe mureke tumwegere tumusuhuze atubwire iby'aya mataburo uburyo yatekereje kuyakora, haba iyi ngiyi ndetse n'andi yose twagiye tubona. Umusore wiriwe Ngiriwe neza. Masaro TV rero yifuje kuza kukuganiriza nk'uko n'ubundi abantu benshi cyane bagiye batukurangira, natwe turavuga ati abantu bakurikirana Masaro TV nawe twabatenguha kandi natwe dukeneye kuza guhura nawe. Ubu rero none uratangira utwibwira ndetse ubwe n'abakurikira ibiganiro bya Masaro TV. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Twagireyezu Olivier, umwaritiste, umunyarwanda usanzwe. Muri make watubwira aho uturuka, aho utuye? Murakoze. Uyu mu karere ka Rubavu, umurenge wa Nyamyumba, akagari ka Rubona, mwitsatere bakunda kwita Brasserie. Ni nkiye contact umuntu agushaka yakuboneraho, haba ku mbuga nkoranyambaga ukoresha? Murakoze. Nkoresha Facebook, Instagram. Facebook na Instagram amazina ni Twagireyezu Olivier. WhatsApp nawe ndayikoresha. Nshaka kuri WhatsApp wanshakira kuri contact 078 940 60 36. Nicyo gihe rero n'ubundi ngo dutangire utubwira inkomoko y'ibishushanyo byawe. Ubundi ibishushanyo mu kushushanya gutya, kushushanya neza, ni ibintu wize, ni impano yawe, cyangwa se hari umuntu ushobora wenda kuba kugira inama ko ushobora kubikora? Murakoze kumbaza ikibazo cyiza cyane. N'ubundi by'uru rugendo rwanjye byatangiye nkiri umwana, ibi ngibi ntabwo nigeze mbyiga. Iyi ni impano byaje gutyo, byatangiye ndi umwana. Natangiye kumenya ko mfite impano yo gushushanya niga mu wa mbere primaire, aho nakunda kubona abantu bashushanya cyane, ibyo bintu ngatangira kubikunda. Murabizi neza abana biga muri primaire hatuntu dukunda gushushanya, agashushanya akazeru, ukagenda ushyiraho n'utuntu tw'utuboko ukuntu. Ibyo ngibyo narabikundaga.
birakomeza ngera mu wa kabiri, kuko ngeze mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza nibwo naje guhura n'undi mwana duhuje impano yo gushushanya w'umuhamya. Ndamushimira cyane, umwana witwa David, kuko yampaye motivasiyo, kuko nawe nasanze abikunda, tukajya dushushanya ari amashusho mukunda kubona mu bitabo by'abahamya. Muri icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Ntabwo nibuka neza muri icyo gihe imyaka nari mfite, ariko ngereranyije nari mfite ngo mu myaka 8, 9 gutyo. Nuko birakomeza tugera mu wa 4, nuko tugeze mu mwaka wa 5 nibwo nakomeje gushiramo imbaraga. Abarimu bakajya bazanira amashusho mu bitabo ngo mbishushanye, bakajya bambwira yuko ibintu nkora nazakomeza gushushanya nyine, nazashyiramo imbaraga ko byazangeza kure. Nkajya mbashushanyiriza utuntu nyine twa tundi two mubona, ya mashusho mubona muri primaire. Igitekerezo cyo gutangira gushushanya ibishushanyo bimeze cyo cyaturutse? Murakoze. N'ubundi nk'uko nabibabwiye, nigera mu mwaka nkimara kurangiza icyiciro cy'amashuri abanza ya primaire, nakomereje segonderi, bikomeza icyo nshushanya ku mpapuro. Nza kugira igitekerezo yuko izo mpapuro n'ubundi ntacyo byamfashaga cyane, ngira igitekerezo cyo kujya nshushanya amataburo akoze muri ubu buryo, imbaho, umwenda ndetse n'amarangi. Biragaragara ko ari ibishushanyo byiza cyane. None ndagira ngo udufashe udusobanurire n'abantu bakurikiye Masaro TV, nk'iki gishushanyo dufashanga, iki gishushanyo gishatse gusobanura iki? Murakoze cyane. Murabona ubu ni ubudasa bw'ikirere cyacu cy'iburengerazuba, ahantu ashatse kugaragaza izuba riri kurenga. Murabona ko ari nziza cyane. Ndabibona n'ikiyaga cya Kivu kigaragara neza mu gihe cy'izuba ryanyu riri kurenga. None iki cyo gisobanuye iki? Iki ngiki murabona kigaragaza imisozi myiza, imisozi y'ibirunga. Murabona ngiyi background y'inyuma, yangaya amabuye ari imbere. Murabona ko ari igishushanyo cyiza cyane kigaragaza uko igihugu cyacu ari cyiza, gifite imigezi myiza, imisozi myiza, ibiti byiza ndetse n'ibidukikije harimo nk'inyoni. Ibishushanyo byiza cyane. Nibaziriza nk'akabazo ibishushanyo byaba hari ikintu byaba byaratangiye kukwinjiriza? Murakoze. Inyungu zirahari ariko ntabwo ari nyinshi cyane. Murabona ndi umunyeshuri, akantu nari nibagiye kukababwira. Nk'udutaburo ngenda nshushanya ngatugurisha ku banyeshuri bagenzi banjye, abaturanyi n'abandi bantu baba babishaka, ariko ntabwo inyungu ziraba nyinshi cyane ku rwego rugaragara. Hakenewe iki kugira ngo sasa inyungu zizamuke? Ni ukubona abafatanyabikorwa bagiye batandukanye? Murakoze. Murabona amarangi nakoreshaga ni makeya. Ibikoresho akenshi rose material ntabwo ziba navuga ko ziba ziri ku rwego rwo hejuru. Ibikoresho mbona mbiguze ku mafaranga yanjye makeya mba nabonye muri utwo dushushanyo ngenda ngurisha ku banyeshuri bagenzi banjye. Mu gusoza noneho ndagira ngo ugire inama wagira bagenzi bawe batari babona uburyo bwo gukangira umuntu, cyangwa se unabwira abakurikiye Masaro TV ubagira inama, ni iyihe mpanuro watanga? Murakoze cyane. Mu gusoza mbanje kubashimira cyane. Ikindi banje kubasaba, niba hari nk'umuntu waba ukeneye yuko namukorera amataburo, yambwira contact nazibabwiye, WhatsApp, Instagram, Facebook. Amazina nitwa Grace Olivier nk'uko nabibabwiye. Nomero ya WhatsApp nkoresha 0789406336. Icyo nabasaba ni ukunshyigikira, abakunzi banjye mukamba hafi. Murakoze. Rero murabibona uyu ni umugabo twasuye, umugabo w'imyaka 21 w'umushushanyi mwiza cyane, wiga mu mwaka wa 5 segonderi. N'abandi mwese mugerageze mutugane Masaro TV, tuzatubafana, tuzatubafasha tubashyireho ibintu byiza cyane. Namwe rero mushobora kutugana tukabafasha
ubucuruzi bimwe na bimwe mugiye mufite cyangwa se ibihangano mwamufite mukatugana tugafashanya naho ubundi bwo ibiganiro bya Masaro TV ndetse n'ibyegeranyo nakagaruka nje wabagejeje iki kiganiro nitwa Itangishaka Hamad.